Isabato nziza kuri mwese muteraniye ku isi yose. Ndababwira abantu bose bari kuri uyu mubumbe kugeza ku mpera zawo ko duhujwe n'umurimo w'Uwiteka. Mu gutangira kuganira ku ijambo ry'Imana n'icyo Imana itegereje ku bwoko bwayo buba cyo, nimureke turebere hamwe muri Hoseya igice cya 2 ku murongo 21 kugeza 23. Uwiteka aravuga ati, uwo munsi nzitaba ijuru naryo rizitaba isi, isi nayo izitaba imyaka na vino n'amavuta yerayo, kandi nabyo bizitaba Yezereli. Nzamubiba ku isi abe uwanjye, kandi nzababarira utabonye imbabazi. Nzabwira abatari ubwoko bwanjye nti, muri ubwoko bwanjye. Nabo bazavuga bati, uri Imana yacu. Yego, ku iherezo ry'ibihe Imana izagira abantu bazashikama ku kuri gutunganye, bakurikira ubutumwa bwa Bibiliya mu murimo bahawe n'Imana ubwayo. Bazaba barihaye Kristo mu byo bakeneye byose, bazaba barakiriye gukiranuka kwa Kristo mu buryo bwuzuye, kandi imbaraga ibarimo nizakuza imico yabo binyuze mu buyobozi bwe, uko bihutisha kugaruka kwe. Mu migani ya Kristo paje 69 aravuga ngo, iyo imyaka yeze uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Kristo ahora akeneye ko tumugaragaza mu itorero rye. Ingeso za Kristo nizimara kugaragarira mu mibereho y'abantu, nibwo azaza kujyana intore ze. Ni amahirwe buri mukristo wese kudategereza gusa, ahubwo akihutisha kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Iyaba abitirirwa izina rye bose bamwereraga imbuto nk'uko zimuhesha icyubahiro, isi yose yabibwamo vuba imbuto z'ubutumwa bwiza. Bidatinze habaho umusaruro uheruka kandi ukomeye, maze Kristo akaza gutoranya imbuto ze z'igiciro cyinshi. Ubwoko bw'Imana bwo mu minsi y'imperuka bazareka ukwikunda n'irari rya kimuntu. Bazaba ari abantu bicisha bugufi, bumvira Imana. Ntibazaba bafite umwuka w'ubwigomeke cyangwa kwitegaho amakiriro, ahubwo baziyegurira urukundo rwa Kristo. Aba bantu bazasaba gusukirwa imvura y'umwuka wera. Aba bantu bazashyira hejuru ijambo ry'Imana kandi bizera ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Aba bantu bazabwiriza ubutumwa bw'abamarayika 3 bwo mu Byahishuwe 14 n'ubwa marayika wa 4 wo mu Byahishuwe 18. Bazahamagarira abantu gusohoka mu ijoro rwa Babuloni ngo bagaruke ku kuramya Imana by'ukuri. Bazaba bazi ko isabato y'umunsi wa 7 ari ikimenyetso cyihariye ku bwoko bwayo, bikaba bitandukanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa ari cyo kwemera umunsi wa mbere ari Sunday, cyangwa undi munsi nk'umunsi wo gusengwaho washyizweho n'inyamaswa, tukaba turi bubikomozeho muri ubu butumwa. Aba bantu ntibazanamburwa n'umuco runaka ngo bave mu kuri kwa Bibiliya. Ntibazaterwa ubwoba no kurenganywa cyangwa kwicwa kubw'ikintu cyose cyaba imibereho, umuco, idini n'ubukungu, cyangwa ibihe runaka. Aba bantu bazaba bakomeye ku byo Bibiliya y'Imana ivuga, ubuhanuzi bwahishuwe, imbaraga yayo ikiza, ijambo ryayo ryera, ibyigisho by'umwuka wayo w'ubuhanuzi, urukundo rwabo rutagerwa, amategeko yayo ndetse n'igisaba itorero ryayo. Ubwoko bw'Imana bw'imibereho yabwo buzahamiriza abandi urukundo rwayo rw'iteka, ubuntu bwayo, imbabazi zayo, gukiranuka kwayo, agakiza kayo, ubutumwa bw'abamarayika 3 no kugaruka kwa Kristo kuri bugufi. Imana izagira abantu abo izabwira iti, muri ubwoko bwanjye. Nabo bazasubiza Uwiteka bati, uri Imana yacu.
Imana itubwira binyujije muri Petero mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya kabiri ku murongo wa 9 kugeza 12 aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana, kera ntimuri akababarirwa ariko none mwarababariwe. Bakundwa, ndabahugura bwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Imana izagira abantu bayikunda cyane, bashyikirana nayo buri munsi, bavuga urukundo rwayo mu babazengurutse, kandi ibyo bakora byose ni ikibwiriza. Ubwoko bw'Imana witegaho amakiriro, bagira Uwiteka ubuhungiro n'imbaraga zabo, bahagaze bashikamye mu mbaraga za Mwuka Wera imbere y'ingabo z'umwijima n'imbaraga ze, zitazigera zigira icyo zibatwara, kuko Imana iri mu ruhande rw'ubwoko bwayo bukiranuka. Mu bihe byose Imana yagiye igira abantu bayo. Tubibona mu Baheburayo 11 hatugaragariza ubwoko bw'Imana bwayikiranukiye mu buryo butangaje, buri mu birushya byinshi. Abaheburayo 11:30 kugeza 40 hatwereka inkuru y'ubwoko bw'Imana bwanesheje bwo kwizera Imana, bakaba bagaragaza ubwoko bw'Imana bwo mu gihe cy'imperuka. Kandi hatubwira amazina ya bamwe muri bo, muri abo bagaragu b'Imana: Gideyoni, Baraki, Samusoni, Yefuta, Dawidi, Samweli n'abahanuzi. Umurongo wa 33 kugeza 37 haravuga ngo baheshejwe no kwizera gutsinda abami, no gukora ibyo gukiranuka, no guhabwa ibyasezeranijwe, no kuziba iminwa y'intare, no kuzimya umuriro ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkota ntibemerewe gukorokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Aba bari ubwoko bw'Imana, abantu baboneye, abantu bakiranuka, abantu Imana, kandi Imana yaduhamagarira kumera nkabo binyuze mu mbaraga yayo. Yashoboje abakera gushikama mu kuri binyuze gusa mu kwisunga Imana ishobora byose. Ubwoko bw'Imana, indi mirongo itubwira uko bari bameze. Ku murongo wa 38 kugeza 40 aravuga ngo yemwe n'isi ntari kwire ko bayibamo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambira ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Murabona ko abo ari ubwoko bw'Imana bwa kera, nyamara n'ubwoko bw'Imana bwo mu gihe giheruka, bose bazaraga ubwami bw'Imana mu gihe kimwe, igihe Yesu Kristo azaba agarutse, umwami wacu n'umukiza. Imana izagira abantu bayo. Abantu mu minsi ya nyuma, abantu batazigira ikibaziga mu kwita ku murimo uheruka kwamamaza imbaraga y'ubutumwa bw'abamarayika batatu bwo mu Byahishuwe 14. Mu mezi make ashize, isi na rubanda baguye mu rujijo kandi baracanganyikirwa, kuko hari umubare munini w'abantu bishwe n'icyorezo cya coronavirus. Batewe urujijo no kwibaza niba hazongera kubaho ubuzima busanzwe nk'uko byahoze.
abantu benshi barapfuye. Isi yagize ihungabana rikomeye mu by'ubukungu, habaho kubura akazi, gusabana kw'abantu n'isano bafitanye byakomezaga umubano w'umuryango mugari. Rero byabaye urujijo abantu uburyo bashobora kugaragarizanya icyubahiro abahungu n'abakobwa b'Imana. Mbese kwirengagizanya byavuye he? Cyangwa ni iyihe ntandaro y'uburezi mbonezamubano? Ibiza karemano bigera mu turere, mu bihugu no mu miryango migari. Bigaragara nk'aho rubanda rutacyitaye ku mfatiro za Bibiliya, n'abakristo bahungabanijwe n'umuyaga. Satani yasatiriye no gushyingirwa kwemewe na Bibiliya n'ingo nk'uko bivugwa mu byanditswe byera, ariko azarushaho kugaba igitero gikaze ku isabato y'umunsi wa karindwi. Umudendezo w'umutimanama uzaba mu kaga kuri uyu mubumbe. Twegereje igihe giheruka, nyamara iki cyorezo si ryo herezo ry'isi, ariko twegereje iherezo cyane. Iki ni cyo gihe isi dutuyemo, aho Imana ikwiriye kugira abantu berekeza abandi kuri umwe gusa ushobora kubaha gushikama, ubwenge, ibyiringiro no guhinduka umutima mu buryo bwuzuye, kugira ngo ibikorwa bagaragarizanya bibe ari ubuhamya buyobowe n'ijuru, kuko mu by'ukuri turi ubwoko bw'Imana.